wewe wakagabo wageze hano gute? Nitwa Vumbi. Iri zina nagizwe na Cyondo. Mu mutwe wanjye nta rindi zina ryanjye nzi. Ndetse nta kindi kintu na kimwe nibuka uretse gusa guhera umunsi Cyondo nsiga muri gereza. Ibyo byo ndabyibuka. Mama we, mbega gereza mbega. Yageze mu gihugu Nyagasani we. Bikira Mariya w'ikibeho. Ariko Nyagasani ushimwe. Mama we, nta muntu uguze. Reka nge. gereza fundi rwa Cyondo rwantaye gute? Sha kwica umuntu make up zanjye. Nizosi cyangwa bitsinge. Bando gasogoko. Yewe upima. Data we. Skano habaye Kigali kweli. Ariko yo Kristo yeza kuzwe. Yawe katura. Yawe makuru. none kusahinde bize bite? Makuru ntayo dore ubu ndafunguwe. Ubu urafunguwe none hasi? Ndafunguwe aya masaha bagize batya. Abaranjyanye. Ariko rero ndi muri gereza. Najyaga nyirota nkabona abahungu bari kuzinywa. Abona abandi barazinyuzaho bazijyana. Mbonye bayizana. Mbabarira ndakwinginze ndashaka kuyireba nibura niyo nayikoraho byonyine nkagira data we tuza ngo ushaka byende bite ntabwo ndi kukumva neza nyine mbonye bayizana hano mbabarira nkore kuri miti numva kuyikoraho byonyine kuyikoraho rwose waba ungiriye neza nukuri rwose yawa data we nukuri rwose nari narakubuze niyo rwose aracyasa n'icyatsi sha nukuri umwanzara akakubura yewe rwose karacyari n'isugi komanda yanjye kashyire ku mutima numve ko waruhuka gereza si ikintu yewe mubyeyi uko nyine tubuze uko agiragwa neza ndajyana ariko se shaho mitsingi ko numva yakuvugishije amangambure harya urafunguwe ndafunguwe rwose ndari guhaisha yo urayimaye yo no kuri yeza guhumugisha nayo nguko rero mba ngize ntya baranjyanye ariko mbega ibintu bakujyana he baramfunze nibyo nakubwiraga ariko urabizi ko twebwe ubundi mu muryango wacu turabahatari nagize ntya ubu ngubu Vumbi mutayeyo namutayeyo rwose ariko n'ubundi ngewe nari naravuze ko
cyondo vumbi kuko ari we wakoze ari amahano agomba gusigara wenge nkata ariko ubwo ayo mahano nayaho utari kuvuga yaramwishe abagore baragwira yaramwishe rwose ariko nanjye najyaga mureba vumbi ariko nyine namweretse ko ngewe ndi umuhatari namwereka ko iwacu rwose nta mikino tujya tugira nuko ariko vumbi uri kuvuga ni muntu ki ninde byagenze bite wahora niki vumbi ni umugore nitoraguriye ndamutoragura ndagenda ndamwitaho vumbi nuko uwo niwe vumbi wanjye rero ariko nanamukundaga rero ariko niwe wamwishe bibaye ngombwa ko mutayo ngayo nguko nafungwe icyo gihe numva aribwo bwa mbere nasomye ku nzoga ariko simbyibuka neza ahigeze vumbi ugeze aho uti ko nari nzi yuko nkutayeyo nyuma y'amasaha 2 hours later umugabo ntago ajya yisubiraho ku ijambo yavuze nguhaye inka ntwaye nka njye nguhaye inka cyondo nguhaye zataha nguhaye inka ase cyo reka nkubaze inka utanze urayifite aho se nyewe mvuze ko muhaye urayifite se mu gitondo irongore ijyane n'ibyavumbi byo ibyava mwaberetse nkwibariza ubundi turarara turarara he iryo jambo nizera kanumve njya kunguruka vumbi ari kuri bonane yero kwiba inyama yego kubera ko cyondo yakiraga ubugambo bwinshi yatangiye kubwira John story yose y'ukuntu njye nawe twahuye wewe wakagabo wageze hano gute njyewe cyane reka nkubwire kuva nakitwaje nibwo bwa mbere ndi inyama kuri bonane ngaho ariko mbega inyama mbere nitwa mabuja ngenda kuremeye uretse gato nitwa mabuja uri kubibona ko ndi mabuja ariko oya mwereka wesha reba hano ayibona mabuja rero utangire uvuge uri kunyubaha ngaho mbwira witwa njyewe amazina papa madoka zako uzi ko ari we muntu numvishe wenyine utanzi kuri ino si ya rurema mbwira nyine njyewe nitwa cyondo cyondo inyama wagira ngo harimo amafi twe turya inyama ziryoshye buretse urimo uransiga ufite amagambo menshi uri kunsiga ibintu byo kundunguruka byaje bite reka nkubwire nagize nya nyuze hano kuri kino gipangu cy'iwanyu nkubitana n'umuhumuro w'inyama ndangije ngiye kuhobera mba ninjiye mu gipangu cyondo buretse nakubajije ibyo kundunguruka iby'inyama nibyo nayo ngiye kukubwira rero nimara kwinjiramo hariya ngiye kubona mbona ibintu birimo birinjiramo hariya mu cyumba ndagenda ndebye neza ni paradizo gusa ni paradizo numva sinjya nkorana n'abantu bagira imico mibi uri kumva muze nkuburi sinjya nkorana n'abantu bagira imico mibi ihute mama se mabuja
Irukanga. Kagende asanga. Ikamubwira. Sinzi baza umugabo wawe. Kuko ndabona umuntu uri gukingura ashobora kuba nazanye na byeri. Umugabo. Ahubwo Sozi ko sari kuri bonani. Cyondo kwino. Ngwino banguka ariko. Kareka. Cyondo waje. Shima uja buni. Ngirene si. Ngwino tugende mara. Oya, tujye. Cyondo baragufunga. Sikura bonaga wambaye neza uruhuka. Angana gari wanje Cyondo wagabanyije amagambo koza twagiye. Gari we kandi wambwiye kuri mabuja. Cyondo ngusige. Tunyurangari. Oya hariya baragufunga. Oya. Cyondo kwese cyano. Tugiye kurangura iyo intoryi se. Cyondo waje. Ngusige. Bagiye kuzana n'inzoga. Ariko iyi nzu nuko ngo twayisize. None se twasize dukorobye. None se ubundi ko mbona Shiri. Ndanaguteye. Reka twari turebe ko inzu n'abantu barimo. Ngewe ndumva nazi. Oya reka mbanze ndebe batabatwibye sheri. Sheri shaka iki? Cyondo banguka mani. Nolise wewe arakimuye. Aranafunze wo bangutse Cyondo baradufata. Nze tururira dute turani reka mbanze cyakugwego hano kujya na robo. Cyondo wambaye kaza. Reka. Sheri ariko reka mbanze ndebe ko batatwibye. Bataba batwibye bebe. Ndeba kakabati nakubwiye. Yo hano ruswasi zafunze. Mana yanjye. Uburetse ariko. Cyondo gira vuba ariko. Uburetse ariko. Sheri. Yaba byane nakubwiraga sukara se agasaza kari kuri hariya. Reba nakagore ke. Sheri. Cyondo skona ntago nashobora n'ukuri kose kwazamuka. Usko ngiye kugwa. Cyondo waje ukamfata. Cyondo Bakubwira abakobwa niwe ni nagacacu nurenga aho ngaho. Cyondo baramfashe. Umva nakubwiye nurenga aho ngaho. Buretse. Nikoye. Inayo irashize pa. None se. Koko mu byukuri. Kuri bonane burira nta nagacupa tunyweye. Amafaranga na make ufite. Cyondo rwose. Hayo. Saro umukire se nubwo ukennye mu isogonda rimwe ariko uwo mukire ahisa wabuririza azana icyaka kimeze nabi Senga y'amafaranga. Utanguri ni uri bumwe ijyamye. Asecyo. Yihuta rwose ndahitagenda. Asecyo kuri muri rukanga wowe wabaza. Dore se gida gusigagere ubu se ushaka kugenda ntisize make up. Wakoze make up zibiki ibyo birande bagiye ubagiye kugenda bitegurwa kiremaha byeri kiremahaga byecori byo ntago bide. Cyondo urambwira iki gihe kuko wabaje tukagenda ubundi. Nabonze rashaka.
cyondo cyo naho ubundi rwose ngewe rwose nitwa cyondo aba bantu baranzi ubu ngubu baranzi ntabwo bakuzi pe ntabwo banzi kuba utanyamamaza ariko none uretse mwamamaza mwisanga ntabwo muzi uyu muntu ngiye bamwita cyondo icyamamare umunyamakuru umusitari niwe muntu wenyine ushobora gutama hano n'umuhanzi cyane niwe muntu wenyine ushobora gutama hano kuri borane hano naririmbye muri bare ya komine ndirimba mu masabukuru ya za ntuze hose byose niwe muntu wenyine ubu ngubu wabatamo bonane yanyu ukaba umusozi urabona ko n'amayoga umuntu aba yayaguze ntabwo mbere cyondo yeee nakumvaga ndi umuntu w'umugabo uyu nguyu ni umusitari ni umunyamakuru ni umuhanzi niwe muntu wenyine ushobora kubatama ahangaha mukarya bonane nkumvaga no kuri YouTube nagura amayoga mwumva gutyo gusa ntari ndamubona niwe cyondo rero uyu nguyu bamwita cyondo niwe muhora mwumva cyane kuba ndeba nk'uwari ibiryo by'abana uzajye unywa inzoga shawe dore mwarananiranye mugire tugire ku buzima bwacu n'abakurambere mba ndi kubaha kuko sogokuru yaranyihanangirira namwataka agacuma ase cyo ubundi ko twavuye hariya hantu twibye amanyama twakoze ibiki ubu turararaye kuri borane kumara boneza ko none se baguriye amayoga none muhise muntaba mu nama abagabo biyemeje imana yanjye nyagasani nyirimo aho kurara aho kurara sitori yaje kuryoha koko John nawe byari isoko ziduhata aya kumbi babataye mu kabari ukuri bagenda bavuga ngo murarahe cyane rwose iyo story ko numva irenze reka mbongera mitsingi mwe twaraye kwa John antusaba ko twagaruka umunsi ukurikiye kuko abakiriya bari batangiye gukunda ibyo story bya cyondo cyondo nagorwa kanyisuke maha n'ubundi sogokuru yasize ambwiye ko nzajya nyinywera mu gacuma girenya binanire umuntu w'umugabo cyoroye binanire ibiryo bize bigera ku isahani nagorwa urabona yogokuru akiriho bagiye kumubaza umuti agira nkareba ko nabyibya imboga zibona bavuga ngo imboga zibona abana kandi umusaza we Vumbi arabyumva wabiyutse uyobeye yuko bwake niko Vumbi ntacyo ivumbi rwamagana n'inde hano ubuse riswe cyondo nawe ukitwa Vumbi hariyo byabitwaye shakira kare mubwire ibyo nta kintu na kimwe bimbwiye unyita ibyo ushaka byose icyo nkeneye ni ugusiga ubuzima bubi inyuma nkatangirana n'umwaka n'ibintu bishyashya ubwo ngomba gutangira ubuzima bushyashya gusa ubwo rero ibyo wanyita byose ntacyo bimbwiye ibyo bikubwiye si byo ntabwo cyondo Vumbi urumva ko ni amazina meza y'abanyarwanda nkanuye amaso yaba se yaba ibiki igihe n'icyo kuryama byananiye ngiye ko njya nibaza n'icyo bikanyobera cyondo ubundi erega jenge ni kimwe John urabizi neza ko boss yaje uyu wateze urabizi neza igwe have ariko saba bagore b'ibitsi bo ariko mu ibi ariko
ahubwo muri uyu mugore wazanye iyo batura yayi umugore arakiryamira zarahanu ayo uramu wowe turabona ntabwo urahinza gucira ngo mubwire ibintu nibutse kumbwira igihe umbwira ngambwira urambwira ibiki kamubwire uzi ko mbona numva naravukiye mu bakire ntabwo ndishyura neza ariko mu bintu nibuka ndumva naravukiye mu bakire ariko byo narabuye bagira ngo sinzi kuba iwanyu umwana kungujumba da ariko ibintu byase noneho cyo reka mubwire uzi ko mbere yuko unsanga aha hantu twahuriye yibuka uzi ko se hari ahantu nyine ndumva hari ahantu narindi kumva haza umugabo amagapapuro wa mukobwa wese ko nakuzuriye akira ubutumwa bwawe umva witinda ahantu hari imodoka hanze iri gupakira ibisheke irakujyana kugeza ahantu witegeye amatara y'i Kigali ishyorongi niho uzahurira n'abantu bamwe mu muryango wawe gira vuba udahurira n'ibibazo hano bikore vuba cyane ngo ndebe amatara nyine y'i Kigali tare y'i Kigali noneho ndangije ndabyuka ndagenda ndahabura mbona niregereje nshaka ahantu nyine ahantu mba nigiriye nibwo rero wansanze hariya barabaza ko rurizirika ngo ahangaha urabona ari i Kigali reba muri uru rwaherera abandi urabona duhinga amateke amadegede ibijumba ibigimo ahangaha urabona ari i Kigali ako shama uzi ko koko nta matara nigeze mbona kandi yambwiye ngo ahantu nzaba ndeba nyine ngo amatara y'i Kigali urizi ubu nyine urumva ahangaha ari i Kigali shama nta matara nigeze mbona pereka njye kuyashaka amatara bamurikiye ntabwo ngewe nagumanga none se ubu ugiye ute uretse ariko wihubuka ubwo zo ufite amafaranga ari bukugeze i Kigali cyangwa uragira ngo nahahire uretse ariko cyangwa jana uko gushipshagura byananiye nagize bikanga ariko abagore barasana ubu bariva jaragiye azi yuko buriya kuva hano ugera i Kigali Kigali sha niko Cyondo yavuze iby'amafaranga ntacyo nibikaho nari nayashyize natunguwe no gusanga amaherena ntarinze nagarutse nje kumubaza birangira byose abirangirije mu gihuru ibyo byose byo ndabyibuka yo n'ubundi urwisetse ibiki hakuze ubu wabura guseka koko turagenda imihanda yose wowe wisetse akoreka kubwira ubu ngubu naba narabonye ibintu nkagira ngo ndikwerekwa narangiza nkabigenda
naba namaje kugubyibshagura uko ko nkabura guseka ko nkabura kwishima mu gihuru koko mu gihuru eka nta mu gihuru nta kuburiri buriya ntaruka nta namatayo byose nivanje ubwo rero cyono gende umudangeri wa munsi nabikubiye ko hano iyi nzu irimo abantu wanga kunyumva none ya maherena nayakirimo ayahe ya maherena nakubwiye mama yamaye iko nzayaguha wabyaye none dore nta kintu gisigaye masigamo manda yisinije na ya envelope irimo amafaranga yose nayakirimo yahise bayatwaye n'aya mafaranga yose nayakirimo nta n'inoti y'igihumbi isigayemo sheri ariko narabikubwiye aya maherena mama yambwiraho amagambo menshi ubu agiye kugaragara ngo ndinde tuduherera se ubundi watwambaye ahubwo cyereka nkwereke hari amafaranga dusigaranye imbere n'inyuma yonyine ariko akira ya managing urumva uburyo tugeze i Kigali se Kigali kare kaja ako cyondo waranyibagiwe aba namaje gupshibshagura imigisha ntize naho ubundi se ufite ikibazo cyo kugera i Kigali reba wayibonye cyo ko ntacyo wayikuye ako se cyondo ubu buranye igihe tumaranye tugendana uburanye be koko cyondo tugenda ahubwo kiyi tugende imodoka yo sigiriya tugende he ujyane mugeze i Kigali tugenda ahubwo uri kuninza cyondo giye waranyibaye tugende nkujyane mugeze i Kigali uri naba nagupshibshaguye ukananirwa kugera i Kigali he cyondo rwose oya inzira ni iya cyondo ariko si ubundi inzira rwose bajyaga bavuza amahoni bavuye kuri veredegisiyo cyo mbona yaho buretse cyo umugabo yadufata ku isi ariko isi yose ariko sorry wadufashije ko cyo ndarimo hariya yari kwata imodoka bikanga kandi njya mbona abantu nyine iyo bazisunitse zakazi gata zigenda yamunaniye kwitwa iyi modoka iyi ngiyi iri hari ukangeze yego iriya cyo iriya modoka cyo ndayirimo kandi haki yanjye usenze yayinyibye reka nze nkwe kwangigira unyura ku manywa yanjye ukuri ni izina ry'Imana y'ikibeho ntago je niba rwose je nitwa cyondo ntago niba byari Kigali kuri polisi bagufuye Kigali oya Vumbi ni ushaka kujya Kigali ni ukuri kw'Imana